Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana, aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse namwe muherereye ku bihugu bigiye bitandukanye, ku migabane igiye itandukanye, turabasuhuje. Yaba abaherereye muri Afurika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, yambu yambu, ndetse Imana ibahe umugisha kuko kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro. Hari haciyemo iminsi itari mikeya ku bw'akazi kagiye gatandukanye umuntu aba agiye afite, nabasha kuba nabakorera ikiganiro cyiza kandi kibaha icyizere cy'ejo hazaza ndetse n'icyojyanye n'umushinga wacu wa Pi Network. Ubu ngubu rero twaba tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, aho ngarukanye amakuru mashya kandi amakuru meza cyane kuri wowe buri umwe wagiye umayininga ndetse ubasha kuba wakurikirana amakuru kuri Pi Network. Hari byinshi ugiye kumenya ndetse hari na byinshi ugiye kwiyungura, hari byinshi mwagiye mwumva ndetse ahangaha niho ugomba kumenya ati ibi bintu koko nibyo cyangwa si byo. Mutege amatwi ikiganiro cyose mukirangize, muragenda mubisobanukirwa neza cyane. Ingingo tugiye kuganira ni izihe? Ijya mbere ni ukuburira abantu bagiye kuba batakaza amapayi yabo cyangwa amawaleti yabo kubera mu buryo bwo kwanga gukora ama KYC ndetse na mainnet cyangwa Pi mainnet. Ibyo bantu rero ni abantu bagiye kuba bahomba ibintu byabo. Ikindi kintu cya kabiri tugiye kuganira ni ku itangazo dufite muri dashboard twagiye tubona ejo bundi bagiye baduha. Iryo tangazo naryo tujya kuba twarivugaho kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa ni iyihe mpamvu Pi Core Team ishyize muri rino tangazo, kugira ngo mubashe kuba mwarisobanukirwa neza cyane. Ikindi kintu cya gatatu ni ibintu byavuzwe mu nama ya cryptocurrency yabereye muri White House ikoreshejwe na perezida wa Amerika Donald Trump. Ni ibintu mugiye kumva neza kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana ni iki byavuzwe, ese ni ibiki by'ingenzi byerekeye n'umushinga wacu baganiriyeho muri iriya nama. Ikindi kintu cya kane tugiye kuganira ni ibintu biri kugenda bitangazwa muri social media byerekeranye na Pi Network. Ibyo turabiganiraho neza ku buryo buri wese asobanukirwa. Ibindi bintu tugiye kuganira nabyo ni ibintu tugomba kuzuza muri Pi Network. Ibindi bintu ni uburyo abantu bagura Pi bakanagurisha Pi zabo. Turebe ese biremewe, ese ntibyemewe, ese ni ubuhe buryo bari kubikora, mu buryo butibwa cyangwa wenda mu buryo buri scam. Ikindi kintu tugiye kuganira ni izihe nyungu twiteze mu mushinga wa Pi Network. Ibyo ngibyo ndetse n'ibindi mugiye kugenda mwumva nizo ngingo tugiye kugenda tuganiraho muri uyu mushinga wa Pi Network. Tugiye gutangirana rero no kuburira abantu batari gukora ama KYC yabo kugira ngo babashe kwimurirwa Pi zabo muri wallet zabo. Dusigaranye igihe gito cyane kugira ngo tubashe kuba twujuje ibyo bari kudusaba, nk'uko Pi Core Team igenda ibidutangariza ndetse na Dr Nicola yagiye abidutangariza ndetse na bantu bagiye badufatanyije muri uyu mushinga. Natwe no muri social media tugenda tubyumva mu buryo bugiye butandukanye, ariko ntabwo turi kubiha agaciro. Urabona aho dusigaranye igihe gitoya, dusigaranye iminsi 4 yonyine kugira ngo tubashe kuba twahomba amapi yacu. Ni iminsi mike cyane rero, iminsi tuzuye 4 urabona ko amaze kuvaho amasaha menshi.
nyaboneka gerageza ukore KYC yawe, ugerageze umayiningire igihe kugira ngo ubashe kuba wakwimurirwa amapayi wallet yawe abashe kuba yagana muri migration cyangwa mainnet. Ibyo ni ibintu turi kugenda tubona hirya no hino, harimo benshi bagiye bapinga umushinga bakawugarukamo nyuma, baribagiwe amapasswords yabo, baribagiwe password yabo ndetse na namba yabo, bakaba bamwe bagiye ubu tuvugana hari benshi batari kugenda ibintu rero babashe ariko bagiye kuba cyangwa bahomba ibyabo, ko aho uwibagiwe password ziwe bashobora kuyimugarurira, ariko nanone bikaba byatinda kugira ngo bashe kuba bakemera ko ari we uri kubyuzuza. Ni ibintu rero mugomba kwitondamo, mukashobora kuba mwakuzuza ibisabwa nta mbogamizi na nkeya zigiye zivukamo. Urumva ko rero ibigenda bitangazwa neza muri Pi Core Team bagenda badutangariza mu rubuga rwacu rwa Pi Network, ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'ingenzi kuba bagenda baduhera amakuru ku gihe kugira ngo tubashe kuba twayasobanukirwa neza. Iyo niyo ngingo ya mbere twari tuganiriye. Iya kabiri nk'uko nababwiye, tugiye kuganira mu makuru agiye ari muri dashboard yacu kugira ngo mubashe kuba mwayasobanukirwa neza. Mufungure amatelefone yanyu tujye muri Pi Network kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa neza iby'uyu mushinga wacu. Nk'uko mugenda mubibona rero muri dashboard zanyu harimo itangazo, kandi itangazo ririmo ni irijyanye n'icyo bashaka kutubwira muri Pi Core Team, kuko twabonye ko message zose bazitangaza tukagenda tuzibona muri dashboard zacu. Icyo ni ikintu cyiza cyane rero tutagomba kwirengagiza, kandi tugomba kumenya ko ari ibintu by'ingenzi kuba amakuru namwe bagenda bayaduha ku gihe cyacu, kuko muri Pi Network twagiye tubwirwa yuko ariho honyine tuzakura amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi agiye atandukanye. N'ahandi hantu uzayakura rero niho uzayakura, kubw'uko ariho baduhaye kumenya amakuru menshi kandi amakuru y'ingenzi kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza iby'uyu mushinga wacu. Ni ibintu rero by'ingenzi cyane, mube maso mukurikire ibya rino tangazo. Pi Core Team yagize cyangwa yanditse ati urubuga rwayo rwa Pi Network rumaze kugira abafollowers barenga miliyoni 4 kuri X cyangwa icyo twita Twitter, bikaba birugira urubuga cyangwa wenda umushinga wa blockchain ubasha kuba wakurikirwa cyane kurenza izindi mbuga zose. Bakaba badushimiraho ngo mwarakoze cyane kuba umwe mu bagize uyu mushinga wa Pi Network cyangwa Pi Community. Ni inkunga ikomeye, ndetse no kuba ubasha kuba wakurikirana amakuru yabo kuri Twitter ni inkunga ikomeye cyane ku bikorwa bya Pi Network. Uburyo igaragara cyane cyane ku mbuga ndetse n'abanyamuryango bayo ni ingirakamaro. Urumva ko ni ibintu by'ingenzi kuba twarabashije kuba twafollowinga ndetse twanakurikirana Pi Core Team. Iyi Pi Network rero ni ibintu byiza cyane kuba twarayikurikiye, kuko ni ibintu by'ingenzi. Uburyo umuntu yabyumva rero ni ibintu byakumva ko bitunguranye cyane kuba umushinga umaze imyaka nk'iyi ngiyi mikeya ukaba maje kwikuba cyane ku yindi mishinga igiye itandukanye. Gerageza umenye neza rero niba warabaye umwe mu bantu b'abafollower ba Pi Network. Niba utarabikoze, jyaho ujya kuri Twitter ukandeho follower cyangwa uce muri system
ujya handitse Twitter urahita ubibona, ujyemo wa following ino Pi network kugira ngo tubashe kuba twakuza umushinga wacu. Uretse ko umushinga wacu wubakiwe mu bapiyoniya nk'uko bisanzwe. Ukaba rero ugenda utangaza amakuru agiye atandukanye, yaba muri Pi social media n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho ugenda umenyera amakuru. Noneho bagatubwira ati ngo Pi zanyu mu byo mugenda mureba muri izi mbuga nkoranyambaga, nyaboneka mugerageze muzirinde ntizigende zibayobya, ahubwo aho wasanga amakuru ni muri ino Pi ariko iri secure cyangwa iri safety center, aho mugenda mureba amakuru agiye atandukanye yaho, yaba muyasanga muri Pi network cyangwa muri Pi browser, ariko uganyura muri safety secure cyangwa safety center. Ibyo ni ibintu mugenda mureba neza nyaboneka kugira ngo mutagenda mubura epfo na ruguru ngo mubashe kuba mwahomba ibyo mwakoreye imyaka igiye yose itandukanye. Urumva ko rero ko wakora ino flower ni ibintu by'ingenzi, ndetse nawe kandi biguha umutuzo muri uyu mushinga wacu, kuko impamvu mwite wacu nuko ari ingirakamaro kuri twe, ari benshi uzagenda uhindura ubuzima nk'uko twagiye tubigaragarizwa. Uyu mushinga ni umushinga ufite ingufu, ni umushinga wizewe, ndetse n'umushinga tugomba guha agaciro uko bisabwa. Mube maso rero dukurikirane ibindi byose tugomba kuba twujuje. Tukaba tugiye kuganira hamwe rero ku nama, ku bintu byatangajwe mu nama ya cryptocurrency, aho inama yabereye muri White House. Turebe ese yari igamije iki, ese yavuze iki, ese ni ibihe bintu by'ingenzi kuri Pi network yavuze, kugira ngo tubashe kuba twagenda duhuriza hamwe amakuru agiye atandukanye. Hano muraza kubamenyera amakuru menshi. Iyi nama yabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ibera muri Amerika muri White House. Yitabiriye n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo na Perezida Donald Trump. Ikaba yari igamije kwemeza itegeko ryo gukoresha cryptocurrency no kurisinya kugira ngo ribashe kuba ryakemerwa byaba ku mugabane wose. Iyi nama yavuzwemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aribyo tugiye kurebera hamwe. Ni ibintu 4 by'ingenzi byavuzwe muri cryptocurrency. Bekaba byaravuzwe ati hari isosiyete yitwa cryptocurrency ya Pi network, kandi ikaba igizwe n'abantu benshi cyane, abo twita abapiyoniya benshi. Ibi byavuzwe muri ari isaa 9:06 nibwo byagiye bitangazwa muri Pi network cyangwa muri Pi cryptocurrency cyangwa cryptocurrency meeting. Kuva aho iberiyeho ubwo ni Pi network yahise yamamara ku isi yose kurusha izindi crypto zose. Numvise ko igice cyitwa Pi kandi abantu benshi baramayininga bakoresheje telefone zabo. Birashoboka ko tugomba kubishyikiraho cyangwa kubivugaho. Ese nimba ari byiza kuki tutabitera inkunga cyangwa tutabishyikira bigakoreshwa muri Amerika cyangwa wenda ku migabane igiye itandukanye yose, nk'uko byagiye bipangwa n'umushinga wabo. Guhita bashobora gushyigikira inkunga cyangwa yenda basinya isezerano ko Pi network ari umushinga wemewe, ni ibintu kandi bavuzeho ku isaa 9:15 z'umugoroba.
Isaha n'aminota makumyabiri yaravuze ati nabonye raporo nyinshi kuri uwo mushinga wa Pi Network, bavuga ko ibintu byose bibera muri telefone n'ibikorwa byose bibera muri telefone zabo, nimba ari byo tuzatumira abagize uwo mushinga ndetse n'uhagarariye cryptocurrency, tubashe kugenda tubiganiraho. Uwo muntu ni David, kugira ngo tugende tubiganiraho neza, twemeze ko uwo mushinga waba uw'ingenzi cyane. Bikaba byararangiye rero yemeje ko cryptocurrency igomba kuba yakoreshwa ndetse aba yanabisinyira kugira ngo tubashe kuba turi official muri uyu mushinga. Ni ibintu by'ingenzi rero. Iyi nama yagiye ivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku bantu bayikurikiye ni byiza cyane, kandi yagiye iduha icyizere y'uko cryptocurrency yemewe noneho n'amategeko ya Amerika, aho ubusanzwe itari yasinyirwa. Itegeko ryayo rishobora kuba ryakontorora iyo cryptocurrency kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa mu buryo bw'igihugu cyangwa mu buryo bw'imigabane igiye itandukanye. Ibyo rero ni nabyo bigiye bitrendingwa muri social media, aho muri social media bagenda badutangariza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ku giciro cya Pi Network abantu benshi bagiye babona mu ifungurwa rya launch mainnet. Benshi bakaba baragize ihungabana cyangwa wenda baragize ibibazo bigiye bitandukanye kuba uyu mushinga warafunguwe, ndetse bakabonye igiciro gitandukanye n'ibyo BSPtingagaho cyangwa wenda batekerezagaho cyane. Murabizi ko twari tumaze tuzi ko Pi Network, Pi coin imwe iba ihagarariwe n'amafaranga menshi, ariyo mafaranga 314,159 by'amadolari y'Amerika. Ayo ni amafaranga menshi cyane. Kuki washaka kwibaza ati ese ni irihe tandukaniro riri hagati ya 314,159 by'amadolari y'Amerika ndetse n'idolari rimwe cyangwa 0.9 by'irino faranga riri kugenda ritrendingwa muri exchange? Icyo nabasha kuba nabibabwiraho rero mu nyumve neza, ino Pi Network kuba yararoshinze uyu mushinga kwari kugira ngo iwugaragarize indi mishinga cyangwa igaragariza andi makampani yuko uyu mushinga wemewe n'amategeko yuko ugiye gutangira gukoreshwa. Nago yemeye ko mutangiye kuwukoresha, yarababwiye ati murinde Pi coin zanyu, mumenye yuko uyu mushinga kuba awurocinze ari kugira ngo amakampani yisangemo abashe kuba yatangira gukoresha uyu mushinga neza cyane. Mube maso rero, mube maso cyane kugira ngo nyaboneka mutazabura Pi zanyu. Ari icyo bita final cyangwa official launch mainnet izaba, ndetse kandi twatwiteze ko ishobora kugaragazwa kuba after grace period cyangwa close grace period, ariyo izaba kuri 14 z'ukwezi kwa gatatu. Numva ni iminsi mikeya cyane ibura. Ibyo rero tukaba tubyiteze yuko bashobora kutugaragariza igiciro cya Pi Network, cyangwa bakaba batugaragariza ko noneho bayirocinze kuri uyu mushinga, bawurocinze mu buryo bugaragara. Niyo bitanaba tuzamenye yuko ari plan bapanze, ari system izaba ikurikiyeho kubakwa. Urumva umushinga nk'umushinga uteganwa kuba waba digital currency. Kugira ngo ube digital currency nuko usabwa ibintu byinshi, ndetse muri byo utajya ngo ni ibintu byoroshye. Ugomba kufita igiciro gihamye. Twebwe tukaba twaragishyikiye muri GCV $314,159 by'amadolari y'Amerika. Icyo ni igiciro rero benshi udashobora kwiyumvisha.
ariko nababwiza ukuri ko yuko muri cryptocurrency kirashoboka cyane cyane, kirashoboka kubera ko niba tubona bitcoin iri kuvunjwa ibihumbi bigeze kuri 80 na ejo bundi yari iri kuri 90 na ejo bundi habanziriza naho yari ku 100 na, urumva ni ibintu byiza cyane bitwereka ko uyu mushinga ushobora gukura mu buryo utabyumva cyangwa mu buryo wowe utabyumvishamo. Biriya bintu byabaye rero mwebwe mwibikangwa mugire ngo Pi Network kirangije igiciro cyayo, ya ntago ari igiciro cyayo. Ayirama exchange yishyiriyeho igiciro cyayo mbere yuko baroncinga ino open mainnet kugira ngo babashe kuba ni nko kuruhura abantu bari bararambiwe n'uyu mushinga, niko nabyita, ariko nanone no kwiba hose. Nibaza n'ubwo yenda twari tugeze mu gihe cyo kubasha kumenya kugurira no kugurisha, kugira ngo ubashe kuba wagerageza coin zawe, ubashe kuba watanga basi n'imwe, ubashe kwamenya ko umushinga wawe winjiyemo uzakora mu buryo bukwiye. Wowe ukahita utangira ukamaraho payi zawe ukavuga ati reka nzigurishe, aho ngaho uzahomba, uzarira yo kwarika. Ni byiza rero mwitonde, tuzagaragarizwa neza iby'uyu mushinga. Uyu mushinga ni gute uzakora rero? Uyu mushinga uzageraho bawigishe ibihugu bigiye bitandukanye yuko bagomba kwivishamo rino faranga rya digital currency. Ibyo byose uyu mushinga ndetse uzaproronja ku buryo uzagenda ibintu byawo bipanzwe kugera kuri 2017 na 2027. Ubwo urumva rero ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye bizakorerwa mu uyu mushinga. Mwirambirwa rero, haracyari kare, mwirambirwa. Humura, uzakira uyu mushinga wawe neza, ndetse kandi uzabona ko kuba warafashe telefone yawe ukamayininga uyu mushinga utigeze wibeshya habe na gato. Mwishukwa rero n'ibigenda bitangazwa, mwishukwa n'ibigenda abo twakita barutwitsi cyangwa wenda bamamyi bashaka kumama payi zanyu, mwigenda mwumva ibyo bagenda bababwira, kuko ntago ari by'ingenzi ndetse sinabyo, ahubwo bifite uburyo bindi byubakitse. Ni umushinga wagiye utegurwa neza rero mu buryo bukwiye. Urumva Stanford University ni nkuko nayo ariyo yahimbye uriya mushinga wa Bitcoin. Hari byinshi bitari birimo, ariko ubu tuvugana twebwe dufitemo amadaps arenga 100 agiye kuzakoreshwa nk'uyu mushinga. Muzagenda muyatangarizwa rero munayabona mu buryo bugiye butandukanye. Mube maso cyane, mube maso cyane cyane. Witanga payi zawe, wizigurisha, wizigura, kugira ngo utazabasha kuba muri bamwe bafatirwa ibihano byabo ejo bundi. Ibihano bya Pi Network ni ibihano bizaba biremereye cyane, nk'uko mwagiye mubibona bagiye babibagaragariza yuko bazabafungira payi account yanyu imyaka 100, yaba mike ikaba imyaka 20. Ubwo ni mu buryo bwo igihano bazaba baguhaye kizaba kingana, ndetse n'icyaha uzaba warakoze kizaba kingana. Abo ngabo rero wowe wabashije kuba wakibwa payi zawe utarazigurishije, gerageza wandikire Core Team kugira ngo ubashe kuhagaragurirwa izo payi coin zawe. Ikindi rero nk'uko nagiye mbibabwira, wowe wabuze password zawe, gerageza ugende wandikire Core Team ubibwiye ko wabuze password zawe, bazakugarurira uburyo uzishyiramo, cyangwa bazakugarurira uburyo wongera gufata izindi, cyangwa winjiye muri Pi Network uzabona ahantu bagenda bazikubwira ati create indi wallet, uyicreating, uyuzuze, ndetse ku buryo ugenda wuzuza ibisabwa. Pi Core Team izaguha liveness, ugende wemererwa account yawe noneho ko yemewe officially. Wikinisha, wicokoza ibijyanye n'amadaps ari muri uyu mushinga, ndetse nawe ikirengagiza nyaboneka gukora KYC yawe, utazaba umwe mu bazagenda barira
bibaza uburyo babuze payikoini zabo. Mugire amahirwe y'imigisha mwe wadukurikiranye, ikiganiro cyacu ni kigaruka.